ni nyuma y'uko yari amaze igihe kingana n'amezi 6 adashyira hanze umushinga mushyashya uyu muririmbyikazi w'umunyarwanda MEEK Rowland ubarizwa muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika yongeye kugaruka mu ruhando rw'umuziki ndetse kuri inshuro yagarukanye indirimbo nshya yise Hallelujah igamije gushimira Imana ku byo yamukoreye yanyujijemo ishimwe rye muri iyi ndirimbo mu by'ubuzima bwe bwa buri munsi gusa agaragaza n'inyota afite ikomeye cyane yo gukorana n'igisamagwe Tiger the Ben aho tuzi mu muziki nyarwanda #1 vocalist artist nemera ko ari we muhanzi wa mbere mu Rwanda mu baririmba secure ufite ijwi ryiza pe mu bagabo. Uyu Nyarwandakazi rero tugiye kubirebera hamwe amagambo yatangaje ndetse turebere hamwe n'indi mishinga igiye itandukanye harimo iyo yakoze ndetse muzi yanamamaye cyane gusa reka turebere hamwe n'ayo magambo yatangaje kuri The Ben kugira ngo turebe uko byifashe. Iyi ni NB izumu ni inkuru zacu kuri kwawe ubuke gukanda subscribe tujye tubana umunsi ku munsi hanyuma kandi urakande like uduhe n'igitekerezo cyawe muri comment bahaye ikaze. MEEK Rowland yavuze ko yahisemo kujya buhoro buhoro mu muziki kubera impamvu ze bwite zirimo no gushaka umwanya uhagije wo gutunganya indirimbo zifite ireme. Hallelujah iyi ndirimbo ayisobanura nk'iy'umwihariko kuko yanditswe no mu bihe byari bikenewe cyane yarakeneye gutuza no gushima Imana. Ati nayikoze ntekereza ku bintu byinshi Imana yanyujijemo uburyo yampaye amahoro n'imbaraga. Ndashimira Imana ko nanjye ndi muzima kandi ndizera ko buri muntu wese afite ubuzima hari icyo yakwiye gushimira Imana mu buzima bwe bwa buri munsi. Uyu muhanzikazi yemeza ko umuziki kuri we atari isoko y'amafaranga gusa ahubwo ari uburyo bwo kuganira n'isi abinyujije mu ndirimbo zigiye zitandukanye asohora mu bihe bigiye bitandukanye. Nubwo afite indi mirimo imutunze avuga ko umuziki akora awushyiramo umutima kubera ko awukunda by'umwihariko umuziki nyarwanda. MEEK akomeza agira ati nkunda umuziki nyarwanda cyane kandi sinari narahagaritse burundu, narindi gutekereza ku butumwa bukomeye bwagirira abantu akamaro. MEEK Rowland asanzwe afite indirimbo zitandukanye yasohoye kuva kera atangiye umuziki harimo nk'iyitwa Rendez-vous murayizi, ntagufite murayizi, hari indi yitwa Only You ndetse n'izindi ndirimbo yitwa Mahwi n'izindi. Zose zihurira ku kuba zifite umwihariko w'ubutumwa n'urusobe rw'amajwi ashimishije. Muri 2020 reka mbibutse MEEK Rowland yatangiye kumvikana cyane muri 2020 kugira ngo mbumvishe ku mushinga yumvikaniyeho bwa mbere nyine ukaridinga ndetse ukaba big. MEEK yatangiye kumvikana cyane muri 2020 ubwo yakoranaga na Bruce Melodie indirimbo yibise Mahwi ndetse yamufashije kumenyekana ku rwego mpuzamahanga. Nubwo uyu muhanzi amuvugaho gake, MEEK avuga ko iyo ndirimbo ari kimwe mu bikorwa yishimira cyane mu rugendo rwe rw'umuziki. Ageze kuri Bruce Melodie ati Bruce Melodie ni umuhanga, nahuye nawe ku bw'amahirwe anyemerera gukorana nawe kandi indirimbo yageze kure. Ni indirimbo Mahwi mu buryo bw'amajwi yakozwe na Made Beat on the Beat ubu ngubu usigaye abarizwa mu gihugu cy'Ubwongereza. Nubwo atajya ayiririmba cyangwa ngo avuge ko yayikoranye nanjye, yewe nyifiteho urwibutso rukomeye kuba Bruce Melodie yagenda agakora igitaramo agataha atayiririmbye ntacyo biba bimbwiye, gusa yewe urwibutso nyifiteho rurakomeye cyane. Uyu muririmbyikazi kandi iyi ndirimbo yabaye urufunguzo rwa byinshi kuri MEEK kuko nyuma yayo yagiye atumirwa mu biganiro bitandukanye mu bitangazamakuru ryo mu Rwanda no mu mahanga ndetse rushaho kumufasha kumva ku muziki we nyine ko ushobora kugera kure. Gusa MEEK arifuza gukorana n'icyamamare The Ben ndetse n'uwitwa Jules Sentore. Uyu muhanzikazi kandi utajya akunda kugaragara mu binyamakuru kenshi yavuze ko afite inzozi zo gukorana n'abandi bahanzi bakomeye mu Rwanda barimo The Ben na Jules Sentore. Ati yize amahirwe yo gukorana n'abantu nka The Ben cyangwa se Jules Sentore byaba ari by'agaciro gakomeye cyane kuri nge. Bose ni abahanzi bubatse amazina meza bafite ibihangano bikora ku mitima y'abantu.
avuga ko ibi byamufasha ndetse bigafasha umuziki we kugera ku rundi rwego, ndetse by'umwihariko bikamuha amahirwe yo gukomeza kwiga no gukura mu buhanzi, cyane cyane gukorana nka The Ben tuzi nk'igisamagwe. avuga ko ari ibintu byamufasha cyane, dore ko The Ben muri minsi ari kugenda anamurika ya album ye yise Print Love, ndetse The Ben akaba yanarateguje n'ikindi gitaramo cyitwa The New Year Groove cya 2026. yavuze ko bimushobokeye buri mwaka yajya agikora, nyuma yo gukora icya 2025 kikaba igitaramo gikomeye. yateguje ikindi abasaba abafana be ati ese muri ready tuzongere tariki ya mbere z'ukwa mbere twongere dutwike? mu byandikwa muri comment nimba muri ready tuzajya muri BK Arena nanone tukajya kwirebera Tayiga arimo adutamo mu ntangiriro z'umwaka. Reka tugaruke kuri MEEK. uretse umuziki we, MEEK Rowland yemeza ko afite gahunda yo gukomeza gufasha abandi bahanzi, cyane cyane abari gutangira. ashishikariza abandi bahanzi bashya kugira umwete no kudacika intege, ahubwo bakihatira kugira igikorwa nyine ibikorwa bifite ireme n'ubutumwa. MEEK yagize ati umuziki si ugushaka kwamamara gusa, ni ugutanga igitekerezo, ni uguha abandi icyizere. iyo ubikoze ubikunze byose birashoboka bikaguhira. ni amagambo akomeye cyane, ariko gusa indirimbo Haleluya ni urugero rw'uko umuziki ushobora gukoreshwa nk'igikoresho cy'ihumure no gushima. ku bwa MEEK Rowland ni intangiriro y'urugendo rushya yifuza ko ruzarushaho kugirira abandi akamaro, cyane cyane abari kure y'igihugu cyabo bababaye cyangwa se bakeneye ubutumwa bwo kububura icyizere. MEEK Rowland ubarizwa muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika yakoze mu nganzo ashyira hanze indirimbo nshya ye yise Haleluya ya gospel. nubwo asanzwe aririmba secular, gusa yavuze ko yishimira indirimbo yakoranye na Bruce Melodie yitwa Mahwi, nubwo iyo ayiririmbye atajya amuvuga mu ruhame. ndetse avuga ko mu bahanzi yifuza gukorana nabo indirimbo barimo The Ben na Jules Sentore, kugira ngo arebe nimba umuziki we wakomeza gutera imbere. ndakeka indirimbo Mahwi mwese muyizi, ndetse ndakeka n'uyu MEEK w'abanyarwanda twese tumuzi. ibyo byose ndabitegereje ngo munganiza muri comment uko mubyumva. ese dukomeze dusharinga iyi nkuru kugira ngo Tayiga nawe imugereho, abashe kuba yakorana n'uyu mukobwa, abashe kuba yamwumva nyine bagahura bakareba ibyo ari byo, bakareba nimba kuko bajya muri studio bagakorana. byose mubishyire muri comment, mukande like, murangiza mukande subscribe, tujye tubana buri munsi. Ciao ciao, hasta la vista.